mu rugendo rw'ibyiruka no gukorera mu buzima bugoye, Wizkid yahuye n'ibigeragezo byinshi byashoboraga kumuca intege, ariko ahari ibibazo niho yakuye imbaraga n'ibanga ryamugejeje ku bukire no ku bwamamare ku rwego mpuzamahanga. Muri iyi video tugiye kwifashisha urugendo rw'uyu muhanzi ukomeye, tukwereke ibigeragezo 13 byamubayeho n'uburyo yabinyuzemo ntacyo atinya. Ushaka kumenya isomo Wizkid yaduhaye ku bijyanye n'uburyo umuntu ashobora guhindura ibibazo mo amahirwe, iyi video ntigucike. Tuguhaye ikaze kuri channel yacu, ngiye mugiye kubana ni Orest Bawulimigo. Ikiganiro cyo ni isi y'ibyamamare. Niba utarakora subscribe, ura subscribe kandi no kunzogera kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byacu binyura kuri channel yacu bivuga ku rugendo rw'ibyamamare mu kugera ku bukire. Ibigeragezo 13 Wizkid yahuye nabyo hamwe n'ibanga yakoresheje kugira ngo agere ku bukire no ku bwamamara. Ikigeragezo cya mbere, kuva mu muryango utishoboye. Wizkid yakuriye mu muryango udafite ubushobozi bukomeye mu gihugu cya Nigeria, ndetse wari umuryango ukennye cyane. Ibanga rero Wizkid yakoresheje no gukomeza guharanira inzozi ze no kudacika intege, akorana umuhati. Ikigeragezo cya kabiri, kutabona amahirwe yo kwiga neza kubera ubukene. Kuba Wizkid atarafite amahirwe menshi yo kwiga neza byamubereye imbogamizi mu buzima bwe. Wizkid yahisemo gushora imbaraga ze mu muziki, aho yigaga ahanini akoresheje ubushobozi buke yari afite. Ikigeragezo cya gatatu, ubuzima bw'icyaro. Wizkid kurira mu cyaro byatumaga amahirwe yo gukorera mu mujyi agorana. Yahisemo kujya ajya muri Lagos, aho yahereye ku mirimo mito. Ikigeragezo cya kane, gutangira umuziki akiri muto. Wizkid yatangiye umuziki afite imyaka 11, ariko kuba yari muto ntibyamworoheye kwigaragaza. Icyo yakoze ni ugushyira imbaraga mu kwiga no gutyaza impano ye. Ikigeragezo cya gatanu, kugorwa no kubona abamufasha. Ntibyari byoroshye kubona umujyanama n'abaterankunga bari kumufasha gutangiza umuziki, ko nyine yari umukene. Wizkid icyo yakoze ni ukwitabaza no kwitinyuka ndetse no gukorana n'abandi bahanzi batandukanye. Yitabaje abandi bahanzi batandukanye. Ikigeragezo cya gatandatu, ishusho y'umuziki wa Nigeria ko yari iteye icyo gihe nabyo byamubereye ikigeragezo. Mu gihe Wizkid yatangiye umuziki, injyana ya Afrobeat yari ikiri gushaka kwigarurira imitima ya benshi muri Nigeria. Wizkid yakoresheje ibanga ryo gutinyuka gukora injyana z'ibigezweho, ariko akavanga n'imico yaho akomoka. Ikigeragezo cya karindwi, guhangana n'abanenga umuziki we, abamurwanyaga. Hari abagayaga imiririmbire ye n'imyandikire y'indirimbo ze, nyamara Wizkid yihanganiye amagambo mabi, agakomeza gukora cyane adacika intege. Ikigeragezo cya 8 Wizkid yahuye nacyo, ukudashimwa n'itangazamakuru cya mbere byabaga muri Nigeria. Mu ntangiriro itangazamakuru byamwibandagaho cyane, rivuga ko afite ingeso zitari nziza, ariko we yihaye intego yo guhindura izina rye binyuze mu bikorwa bye byiza. Ikigeragezo cya 9, guhanganira kumenyekana muri Nigeria. Wizkid yabanje kumenyekana muri Nigeria, ariko ubuhanga bwe bwatumye agira n'intego yo kuba ikirangirire ku rwego mpuzamahanga. Muri make ikigeragezo cya 9 cyamubayeho cyari kurwana no guhangana no kumenyekana ku rwego mpuzamahanga, aho kugira ngo akomeze kumenyekana muri Nigeria gusa. Wizkid rero yakoresheje ibanga ryo gukorana n'abahanzi bo ku rwego rw'isi nka Drake na Beyonce.
Ikigeragezo cya 10. Inzitizi z'umuryango we mu ntangiriro. Umuryango wa Wizkid wamushyikiraga mu rugendo rwe rw'umuziki, aho bavugaga ko yakagombye gukomeza amashuri. Icyo yakoze ni ugusigasira icyizere yari yifite mu muziki kandi agakora neza ngo ateze imbere impano ye. Ikigeragezo cya 11. Kugendana no guhinduka kw'ikoranabuhanga. Impinduka mu ikoranabuhanga nazo hari igihe zamuberaga imbogamizi mu muziki. Ikoranabuhanga rirahinduka murabizi. Wizkid yihatiye kugendana n'izo mpinduka zitari zoroshye zagendaga ziba, ndetse yakomeje gushora mu gukoresha uburyo bugezweho bwo gusakaza umuziki we, haba kuri internet no mu zindi mbuga nkoranyambaga. Ikigeragezo cya 12. Kwitwararika kwihangana by'umuziki muri Afurika. Mu gihe cyihangana n'abahanzi bagenzi be, Wizkid yakomeje gushyira imbere kwihangana no gukora ibintu mu buryo bw'umwimerere kugira ngo abashe guhangana nyine n'abo bagenzi be. Ikigeragezo cya 13. Ibibazo byo mu buzima bwe bwite. Mu buzima bwite bwa Wizkid yagiye agira ibibazo bijyanye n'urukundo, gucibwa amande n'ibibazo by'amafaranga. Icyo yakoze ni ukugerageza kugabanya ibibazo byari bihari kandi akibanda ku bikorwa by'umuziki we, mbese akirengagiza ibibazo bye akita ku muziki we gusa. Ibanga rye rikomeye ryari ukwihangana, guhozaho no guharanira gukora cyane, ariko nanone akamenya guhitamo neza abo akorana nabo kugira ngo bamufashe kwagura impano ye ku rwego mpuzamahanga. Aha niho dusoreje ikiganiro cyacu kivuga ku rugendo rw'ibigeragezo Wizkid yanyuzemo akabasha kugera ku bukire afite ubu ngubu. Ibyo Wizkid yanyuzemo biratwigisha ko nta kintu kibaho kitagerwaho iyo ufite intego, ubwitange no kwihangana. Urugendo rwe rw'ibigeragezo 13 ruratwereka ko ibibazo bidakwiye kuduca intege, ahubwo bishobora kuba inzira idukomeza ikatugeza ku nzozi zacu. Niba rero nawe ushaka kumenya uburyo wakitwara mu bigeragezo ukabasha kubisohokamo ukaba umukire ndetse n'icyamamare, fata isomo mu rugendo rwa Wizkid. Iki kiganiro ikigucike ijambo ku rindi. Ntukibagirwe kandi gukora subscribe niba utarayikora, no gusangiza abandi iyi video kugira ngo babashe kumva inzira y'inzitane Wizkid yanyuzemo akabasha kugera bukire. Niba kandi wumva hari ikindi wifuza gusobanuza, wandikire muri comment utubaze tuzagusobanurira. Niba byose wabikoze turagushimiye, uri umukunzi wacu mwiza, naho ubutaha ikiganiro cyo nakagaruka. Bye bye.